Hi beauties! Murakaza neza muri Beauty Room 250. Waba ufite ibiheri byagutejeje umutwe ku buryo ibintu byose wagerageje ukirimo no kugerageza nta kintu na kimwe gikora, nta kintu na kimwe kivanaho ibyo biheri. Uno munsi tugiye kubabwira ibanga riri mu gukiza ibyo biheri byagutejeje umutwe kuva kera, ku buryo byose bivaho bigashira. Nukurikiza ibintu tugiye kubabwira turakubwiza ukuri ko ibiheri byose bizabaho byose. I'm telling you. Tutagiye muri menshi rero nta guca ku ruhande, ibanga ryo gukiza ibiheri nta rindi ni salicylic acid na benzoyl peroxide. Ntimugire ubwoba, turabizi ko aya mateme ari amateme maremare ari scientific ateye ubwoba. Ntimugire ubwoba, tugiye kubisobanura neza, tubisimplify neza ku buryo mu byumva. Noneho rero muri kwibaza ati ibi ni ibiki, bikora bite, wabisanga he, also ni yihe nakoresha ku ruhu rwanjye specifically, aricyo cy'ingenzi. Ibyo bibazo byose uri kwibaza tugiye kubibasubiza, hanyuma tunabereke amavuta twebwe dukoresha. Ibi ni ibiki rero turi kubabwira: salicylic acid, benzoyl peroxide. Ibi ni ibiki? Ni birebire cyane. Okay, ntugire ikibazo. So, salicylic acid na benzoyl peroxide ni ingredient cyangwa ibigize amavuta avura ibiheri hafi ya yose. Izo ingredient nizo bakoresha mu mavuta hafi ya yose kugira bavure ibiheri. Wavuga ati noneho sasa ibyo bikora gute? Urebye ku mubiri wawe ukareba neza, hariho utuntu tw'utwobo. Muri utwo twobo niho hameramo umusatsi, utwoya ni naho hazamukiramo amavuta umubiri wawe uproduce cyangwa se ukora. Noneho utwo twobo sasa two ku ruhu iyo twiblotse kubera dead cells cyangwa se amaserire yo ku mubiri wawe aba yapfuye ariko akaguma ku ruhu, none n'amavuta wa produce n'ibyuya n'iki n'imyanda ibiri mu mwuka n'iki, hari igihe bigenda bikajya kuri utwo twobo tuto cyane turi ku ruhu bikahabloka. None nibihabloka sasa uri kungola, none nibihabloka sasa oya haveleka ku ya mavuta umubiri wawe uri guproduce araba bloke agumemo hasi, noneho bibyimbe uhita ubona igiheri. Ibyo urabyumva, nizo kuri kubyumva neza. So sasa salicylic acid na benzoyl peroxide icyo bikora biragenda bikavanaho ya dead cells, imyanda byose n'amavuta annex, amavuta aba umubiri wa produce mu by'ukuri udakeneye ari menshi, bikayavanaho, mbese bigahahanagura, bikazikanica na bakteri ziteza ibiheri cyangwa se ibyo bita mu cyongereza acne. So izo ingredient salicylic acid na benzoyl peroxide nizo ukeneye mu mavuta ukoresha avura ibiheri kugira ngo ibyo biheri bikire. Muri make iyo benzoyl peroxide na salicylic acid bizibura utwo twobo two ku ruhu rwawe, ibiheri wari urwaye bigakira, ndetse n'ibindi biheri byashaka kuza ntibyongere kuza, kuko nimba uruhu rwawe noneho utwo twobo dufunguye ntago imyanda izongera kwikingiranamo imbere, izagita isohoka, noneho igiheri ntikiza. Sasa kubera ko abantu bagira impu zitandukanye, salicylic acid ikora ku ruhu rumwe, ubundi benzoyl peroxide ikakora ku ruhu rutandukanye, kubera ko abantu bagira impu zitandukanye pe. Okay, noneho ubu tuzi uburyo izi produce salicylic acid na benzoyl peroxide uburyo zikora. Noneho umenya gute ikora ku ruhu rwawe? Ko tubabwiye ko zikora ku mpu zitandukanye mu buryo butandukanye. Nta bundi buryo rero bwo kumenya ikora ku ruhu rwawe uretse kuzitestinga zombi, uretse kuzigerageza zombi. Icyo uzakora, uzafata umuti umwe urimo benzoyl peroxide, uwukoreshe uwisigeho ahantu hari ibiheri nk'icyumweru. None uruhu rwawe rutarayajise nabi ngo uzane ibiheri cyangwa se uruhu rwawe rugume, ahubwo ukabona ko ibiheri biri gushira, uruhu ruri kumera neza, ubwo bishatse kuvuga ko uruhu rwawe nta kibazo rugira kuri benzoyl peroxide. Ariko nukoresha umuti urimo benzoyl peroxide ukabona utangiye ibiheri biri ku byinshuro 100, ukabona uruhu rwawe rutangiye kuma, ugomba guhita uyihagarika, noneho ukajya ugashaka produit irimo salicylic acid, noneho nayo ukareba uburyo umubiri wawe uhayajisaho. Actually nta nubwo bizagufata icyumweru cyose kugira ngo ube wamenya ikora ku ruhu rwawe, bizagufata igihe gito pe. Nkanjye kugira ngo menye ikora ku ruhu rwanjye ndabyibuka nabanje nkoresha imwe, nyuma mu gitondo nayikoresheje ninjoro, noneho mu gitondo nari nazanye utuntu tw'uduheri dutoya. Ahubwo narekomanda ko utahita uyisiga mu maso hose, ahubwo wayisiga nko ku gace gato, yenda nka agace gato
noneho ukareba reaction uri bugere kuri ako gace kugira ngo utayisiga mu maso hose ukagira reaction mbi mu maso hose bigatuma utajya ku kazi cyangwa ikintu utangire ukore ku gace urakoze cyane ko bivuze ibyo bintu uhere ku gace gatoya ahantu hari ibiheri tuvuge niba ari ku gahanga ushobora gushyiraho cyangwa se hano ukareba uburyo umubiri wawe uri koreaje kuri ayo mavuta noneho se ikibazo none mfite ayo mavuta arimo benzoyl peroxide cyangwa se salicylic acid twayamenya gute icyo ni ikibazo cyiza pe kandi ni ibintu byoroshye cyane byo gusobanurira icyambere ayo mavuta azaba yanditseho acne treatment bishatse kuvuga umuti ukuraho ibiheri muri make noneho ikindi urebye inyuma ku icupa hari ahantu haba handitse ingredient uzabona nimba ari amavuta arimo salicylic acid azanditseho salicylic acid nimba ari benzoyl peroxide azanditseho benzoyl peroxide ibi bintu mushobora kubyandika nko ku gapapuro noneho mwajya gushaka amavuta mukajya mureba ko iryo jambo ryanditsemo ni ibintu bire important cyane yego none se ni hehe twayabona ni hehe twayagurira amavuta rero ari ahantu hose ati gute ahantu hambere nabarekomanda ni muri pharmacy muri pharmacy kuko n'ubusanzwe baba bafite imiti banakugira n'inama ahandi ushaka kujya ahantu bagurisha amavuta bisanzwe gusa nimba ujya aho hantu bagurisha amavuta bisanzwe ni hahandi wowe ugomba gufata initiative yo gufata icupa ugasoma ukareba ko iyo ingredient iriho koko yego pharmacy niyo narekomanda kubera ko umupharmacien aba yarabyize azayo materime yabigufashamo ariko noneho ushobora no kujya hafi yo mu rugo aho usanzwe ugurira amavuta ukaba wareba amavuta yo mu maso arimo izi ingredient n'abantu bashobora kubasha kugura ibintu online turabizi ko hari abantu baba turabizi ko mwese mutaba mu Rwanda bumva so niba ubasha kugura ibintu biri online ushobora kujya kuri Amazon cyangwa se izindi boutique ziri kuri internet bagurisha amavuta ariko ukabanza ukareba ahantu haba handitse ingredient niba harimo benzoyl peroxide cyangwa se salicylic acid kuriya abantu bagenda mu mujyi bakagura amavuta uko biboneye abantu bakabwira ati aya ngaya rwose ayazahita bivanaho yewe bakakuvangira ibyo bintu turabisiga hehe ibyo nubwo tubyirengagiza muri 2020 ntimuzongere kuyafata amavuta ko niya yandi azakubabura ahubwo ni hahandi uzisanga mu rugo ufite amacupa nka 20 y'amavuta yose uri kugerageza y'ibiheri adakira kandi mu by'ukuri ni nkaho ugenda ukagura umuti umwe tuvuge nimba ni nkaho ugenda ukagura salicylic acid mu macupa yenda icupa rya mbere ryanditseho niri icupa rya kabiri ryanditseho amazi y'u Rwanda icupa rya gatatu ryanditseho amazi ya hehe kandi ari ibintu ni umuti umwe uri kugura uri guta amafaranga yawe y'ubusa ugura umuti umwe none ntihagire ikintu nta changement nimwe ubona kwa kuri kugura umuti umwe ahubwo wakozwe n'amakampani atandukanye so ibintu byo kugura amavuta bakuvangiye mu mujyi amavuta wiboneye tubireke dusome ingredient nibyo bizadufasha hanyuma rero nimba waragerageje ubu bwoko bw'umuti w'ibiheri bwose bukaba bwaranze gukora turarekomanda ko wajya kwa muganga ku dermatologue wabyigiye akareba ko nta kindi kibazo waba ufite kiri kugutera ibi noneho ubwo tumaze kwiga amavuta tugomba kugura uko akora byose mwabyumvise tugiye kubereka ayo dukoresha njyewe na Faida dukoresha amavuta atandukanye nkuko tumaze kubibabwira turavukana some people are calling us twins so dukoresha amavuta atandukanye nkuko tumaze kubibabwira salicylic acid benzoyl peroxide njyewe nkoresha benzoyl peroxide niyo umubiri wawe nge utareactingaho nabi so mfite cleanser ni nk'isabune yo koga mu maso so njyewe nkoresha amavuta ava ahantu hitwa acne.org ushobora kuyasanga online noneho rero aya ngaya niyo nkoresha koga mu maso hanyuma hakaza treatment yanjye nkoresha ni benzoyl peroxide aya ngaya ngiyi niyo treatment nkoresha benzoyl peroxide 2.5%. hanyuma namara gukoresha treatment hakaza noneho moisturizer cyangwa se amavuta atuma uruhu nyine rutuma urumva
naya ngaya byose biva muri company imwe ni nabyo bintu dushaka kubashishikariza niba ushaka kugura isabune umuti n'amavuta byose bigurire muri company imwe no faida nawe agiye kubabwira aye akoresha nkuko yabivuze dufite impu zitandukanye we uruhu rwe rukorana na benzoyl peroxide uruhu rwanjye rwo rukorana na salicylic acid ni ibintu bibiri bitandukanye so nayo ngiye kwereka aho nkoresha nka cleanser nkoresha iyi ngiyi va muri company yitwa Derma E noneho aya ngaya niyo nkoresha ni cleanser niyo nkoresha noga mu maso mbese ni isabune noneho nyuma y'isabune hari treatment cyangwa se umuti nayo iva muri company imwe nayo usomyeho neza harimo salicylic acid noneho nyuma yayo nayo hari amavuta nayo ni company imwe salicylic acid actually kujya ntangiye gukoresha no mavuta aya mavuta ni Fabiola wari wayiguriye naguze no mavuta ashe ntanubwo nayaguze no company yari yanyoherereje noneho ndayisiga nyemvuga amavuta arasa neza kandi nako abantu benshi bagura amavuta uragenda ukabona tuvuta dusa neza gatugayo utu se nabonye dusa neza nubwo ngiye kwita ntukoresha amaso baba we mitanzani Ibiheri umunsi ukurikiyeho mitanzani Ibiheri ndavuga aya ngaya asa yanjye mitanya muhereza arayokoresha duhita duzanya gukora changement ako kanya umunsi ukurikiyeho ubyuka ubona uruhu rwahindutse n'amatasha ari kuvaho uhita ubibona ako kanya pe ntabwo bigutwaye igihe kinini kubona ko umutari wawe kandi n'iyi ngiyi ya benzoyl peroxide nabyo ni kimwe iyo nyikoresha bwa mbere nyine umunsi ukurikiyeho nahise mbona changement so rero nibyo mugomba kureba mu mavuta mugura aho kugira ngo mukomeze mugura ayo mubonye byose nta kintu kimwe abamarira murakoze cyane rero kubana natwe nizere ko ino video yabafashije nimba ufite ibibazo cyangwa ibitekerezo wabyandika hano hasi muri comment cyangwa ukaba watwandikira kuri Instagram yacu hanyuma nimba hari inama zindi ufite wagira abandi tukajyana inama nk'abanyarwanda nazo wazandika muri comment hasi cyangwa se nimba hari andi mavuta nayo yagufashije arimo zino produit nazo wazisangizanya ikindi abantu basubscribinze you're the best murakoze cyane gusubscribinga mwatweretse urukundo pe cyane birarenze niba utarasubscribinga rero turagushishikariza kanda kuri subscribe hano hasi hanyuma ukande kariya kazogera kari ku ruhande kugira ngo YouTube izajye kohereza itangazo buri gihe dupostinze video nshyashya murakoze cyane rero naho ubutaha nizeye ko byumvikanye neza niba utabyumvise usubire inyuma ubanze ubyumve nibyo ufite Ibiheri cyagutejije umutwe kubyo binyuze so iyo gumurembere kuzanira subscribe harya ni hano are you sure